ahabereye insanganya zisanga inzu yahiye. CIP Gahonzire yagize ati twagezeyo dusanga koko inzu yahiye ariko hakaba hapfiriyemo abana babiri. Mugisha Blaise w'imyaka 12 na Unejeje Blaise w'imyaka 3 na se ubabyara. Abana bari baryamye mu cyumba cy'ababyeyi. Polisi ivuga ko hari undi mwana witwa Sebatware Brian w'imyaka 3 wari uryamye mu cyumba cy'abashyitsi ariko ari kumwe na nyina wabo. CIP Gahonzire avuga ko ibi byabaye mu gihe nyina waba yakwigendera yari mu karere ka Musanze mu kazi ariko abana bakaba bari bararanye na papa wabo. Inzu yahiye ndetse n'ibyari birimo byangirikiyemo ariko biracyagoye kumenya agaciro k'ibyahiye kubera ko mu nzu harimo ibintu byinshi bityo bikaba byagoranye kumenya ibyahiriyemo byose. Polisi y'umujyi wa Kigali itangaza ko ubwo yageraga ahabereye insanganya yasanze imodoka ebyiri mu gipangu. Polisi yihanganishije umuryango wabuze abana na papa wabo, isaba ababyeyi kudacomeka ibikoresho bikoresha amashanyarazi muri iki gihe cy'imvura. Ati abantu bakwiye kugira ubwishingizi bw'inzu n'ibiyirimo ariko cyane cyane bakarinda kurara bacometse ibyuma bikoresha amashanyarazi. Kugeza ubu haracyakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye inkongi y'umuriro. Abaguye mu mpanuka y'inkongi y'umuriro bajyanywe ku bitaro bya Kacyiru. Umutwenganya w'Gatandatu twababwiye hapfiriyemo abana babiri na se ubabyara ariko hari undi mugabo nyir'inzu ngo niwe utapfuye nyine niwe twari turi kwitiranya ko ubu ngubu nyine yaje gufatwa. Katureba ibyiwe rero nawe. Nkuko nyine nababwiye muri iki gitondo mu kanya gashize rwose hano ku Gisozi mu kagari ka Ruhango umudugudu wa Murambi, umugabo witwa Sebatware Emmanuel wari waburiwe irengero nyuma y'uko inzu yabagamo ihiriyemo abana be babiri yasanzwe mu bwogero yahiye yitaba Imana. Muri iyo nzu hari harimo abantu batatu bahiramo bitaba Imana, abandi 3 bararokoka. Mu barokotse harimo umwana muto muri urwo rugo, umuntu wo mu muryango wabaga muri iyo nzu n'umukozi wo mu rugo. Bivuga ko mbere y'uko inzu ishya Sebatware yazanye lisansi mu nzu ndetse asaba abahabaga bose kuryama kare no gukuraho telefone. Nkuko bigaragara nyine hacyakorwa iperereza kugira turebe ya polisi imenye iki nyuma y'impanuka. Bigaragara ko nyine uriya mugabo twari twitiranyije inkuru, uriya mugabo nawe yaje kwitaba Imana. Imana ibaheruko ridashira kandi bakomeze kwihangana babuze imiryango yabo. Mwongeye kuramuka abakunzi b'Imanzi Media TV. Nanone rero tugarutse n'inkuru itari nziza na gato mu matwi y'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi ndetse n'abandi bantu bafite umutima wa kimuntu. Rero inkuru hari akababaro, ni inkuru y'abana babiri bahiriye mu nzu hariya ku Gisozi hano i Kigali ku Gisozi. Reka dutangire inkuru rero kugira ngo tubagezeho uko bimeze. I Kigali nk'uko twabivuze umugabo n'abana babiri bishwe n'inkongi yabateye baryamye. Gusa tubibutsa ko uyu mugabo we nyuma aje gufatwa ari muzima, bivuga ko hapfuye abana. Mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa 4 tariki ya 3 Mata 2025 mu mudugudu wa Murambi mu kagari ka Ruhango mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo, inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro. Abana babiri n'umubyeyi wabo bayigwamo. Uyu mubyeyi wabo ntago yayiguyemo nko turi kubibabwira nk'uko inkuru turi kuyisoma ku munsi.com, ahubwo nyuma bije kugaragara ko umubyeyi ari muzima. Byagenze bite, yabigenje gute, n'iki cyamuteye? Reka turebe. Iyi nzu yari y'umugabo witwa Harerimana Faustin yakodeshwaga n'uwitwa Sebatware Emmanuel waguye muri iyi nkongi y'umuriro. Ayo makuru y'incamugongo yemejwe n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Larisse Gahonzire. Inzego za polisi, urwego rw'ubugenzacyaha n'inzego z'ibanze zazindukiye